Bwiza ni uguha agaciro aya magambo. Guherekeza Theogene neza ni ugutangira kwiherekeza natwe. Guherekeza Theogene neza ni ugutangira kwibaza igihugu twebwe tujyamo. Muri yavuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Guherekeza Theogene neza ni ukwibaza ngo nanjye umunsi wanjye nugera, umunsi wanjye nugera, umunsi nzahamagarwa, umunsi amazina azabavugwa atari rya Theogene, hazabavugwa iryawe. Kumuherekeza neza ni ukumenya ko iki gitaramo Imana yaduhaye tuvuga kuri Theogene ari n'igitaramo umuntu akwiye kwibaza noneho akuyemo Theogene agashyiramo izina rye, hava mwiki. Kandi ni igitaramo cyo kugira ngo umuntu wese yongere umutima we, ubuzima bwe, icyerekezo cye, amahitamo ye yongere ayahuze no gushaka kwa Data wa twese. Ni igitaramo cyo kongera kutwibutsa ko Data wa twese atungurana, azaza atunguranye, azaza umunsi n'ahantu n'igihugu no mu buryo tutazi. Ni igitaramo kitubwira ngo twumvise ubutumwa mu bihe bitandukanye, ariko ni igihe cyo kubwemera no kubushyira mu bikorwa umunsi ku wundi. Tugiye gusenga. Kenshi mu bihe nk'ibi twumva dufite amarangamutima atuma twumva turemerewe, ariko mu bindi bikomeye biba birimo ni ijwi riba rikomanga ubuzima bwawe rikugira ngo nawe tekereza ku iherezo ryawe. Icyo tubwiwe mu ijambo ry'Imana ni uko hari ikindi gihugu kidafite imirenge, kidafite uturere n'utugari nk'u Rwanda. Icyo nicyo gihugu Yesu yateguriye abamwizera, kandi abo ngabo bazahaba iteka ryose, bazahaba nta bindi bikibabaje, nta bindi bikibananiza, nta bikibasazisha. Ariko uyu ni umugoroba umuntu wese uri hano nawe yakongera gufata icyemezo mu buzima bwe kimuganisha muri ubwo bwami. Mureke dusenga Imana. Umwanya nk'uyu kenshi hari n'igihe dushaka ko ibyo byemeza abantu babifata mu mitima yabo, ariko ushobora kuba uri hano muri kino gitaramo kumva nawe hari ijwi rikomanga umutima wawe rikubwira ngo ukeneye kwakira Yesu, ukeneye guhinduka. Impamvu Theogene yaduhuje twese tukuzura hano ni Yesu yakiriye. Yesu yakiriye, akamwemera, akamwumvira, akamuyobora. Niwe wamuzaniye aba bantu bose bari hano, niwe watumye ahindura ubuzima bwa buri munsi kugeza ubwo abantu bose bumva babaye inshuti ze. Uwo Yesu rero yahindura ubuzima bwawe, yabuha icyerekezo, yabuha aho bugana, yabuha izindi mbaraga, yabuha iyindi sura, yabuha ikindi cyanga. Ushobora kumva uyu mugoroba mu byemezo wafata mu guherekeza Theogene neza ni ugufata icyemezo cyakuganisha aho yagiye. Tugiye gusenga. Umuntu wese ufata icyo cyemezo wanasanga werigeze ukizwa ukamenya Yesu, ariko ibyo wanyuzemo bitandukanye, aho gutwarana nka Theogene watwaranye mu byo yaciyemo byose akaba umwizerwa agakomeza gukorera Imana, wowe ugafata ibyemezo byagusubije inyuma, byagukuye kuri Kristo. Kumuherekeza neza uyu munsi ni ukumuherekeza ugarukira Kristo. Niyo mpamvu mu gihe dusenga ni ugusengera icyemezo ufata. Niwumva kandi ukeneye ayo mahitamo, mu gihe dusenga uze kurambura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo nanjye ndashaka kuzagira iherezo ryiza. Niba hari ibyo wabagamo byakunanije, byanakunaniye mu buzima bwawe, ubwire umwami Yesu ngo uri umunyembabazi, uri umugwaneza, uhindure ubuzima bwanjye kugira ngo nanjye ubwo nzasoza ubuzima bwanjye muri iyi si uzanyerekeza mu kindi gihugu cyiza. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko
turi no muri iyi si ujye utwihishurira nk'uko wihishuriye abigishwa bawe ushaka kubereka ubundi bwiza, ushaka kubereka ikindi gihugu. Tugushimiye ko wabonye ko atari byiza ko tuzaba muri iyi si iteka irimo imibabaro, irimo ingorane, irimo intambara, irimo ibitunaniza, irimo indwara zidashira. Utegura ko uzatujyana mu bundi bwami. Turagushimiye cyane, tugushimiye ko uhamagara igihe cyawe kigeze. Twebwe ntabwo twabimenya, ariko urabizi. Uyu mwanya tugushimiye ko hari ikindi gihugu, hari ikindi gihugu nta rupfu rubamo, nta ngorane, nta gahinda, nta bibazo. Icyo gihugu dufite kwizera kufite ubugingo ko mwene data ariho wamujyanye. Ariko twe tukiri hano uyu munsi wa none, turi imbere yawe twongeye gusenga. Turabizi neza ko inzira itwinjizayo ni wowe warabivuze, uravuga ngo ahonjya murahazi, kandi uravuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Niyo mpamvu umuntu wese uri muri iri teraniro, uri muri iki gitaramo, wumva nawe agize amahitamo ko yazajya muri ubwo bwami bw'iteka ryose, akaba aguciriye bugufi, akuramburiye ikiganza, akwemeye. Turamusengeye ngo nawe uhindure ubuzima bwe kandi umukoreshe. Tuzi imirimo itangaje ikomeye wakoresheje Theogene, ariko uyu mugoroba wahagurutsa abandi benshi, bakakuvugira, bakaguhamya, bakakwamamaza, bagakora ibikorwa byo kwagura ubwami bwawe. Abo nabo turabarasengeye muri iki giterane. Kandi abari bananiwe baguye, abari bacitse intege, abo turabasengeye. Uyu mugoroba twongeye gusaba ngo mu mubabaro wacu uduhe kugira ibyiringiro, ku munsi umwe impanda izavuga. Oh haleluya! Umunsi umwe impanda izavuga, kandi nivuga niko Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo ubwo umwuka wiyazuye Kristo ari muri mwebwe, nubwo mwaba mwarapfuye namwe azabazura. Mwami, turasenze kugira ngo tugire ibyiringiro bifite ubugingo ku munsi umwe tuzabana n'Imana iteka ryose, kugira ngo ibyo ngibyo bitume tumaranishanya umubabaro. Bana natwe twese, ukomeze uvugane natwe, ukomeze kuduha ibyiza, ukomeze uduhumurize, ukomeze udukomeze. Kandi uyu mwanya ijwi ryawe ryiza wateguye gukoresha kugira ngo ukomeze abari bananiwe, kugira ngo uhindure ubuzima bwacu, ntituze muri uyu mugoroba, haba mu buhamya, haba mu ndirimbo, haba mu ijambo ryawe. Data, turagushimiye, turabiguhimbarije kwa duteguriye ahandi tuzabiteka ryose. Uduha imbaraga kugira ngo abantu bose bari hano bazagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Iryo herezo turarigusabye, iryo herezo turarishaka, rizatuma tubana nawe iteka, tubana n'abera iteka, ibihe byose mu munezero, bituma mu byo ducamo byose dutsinda, kugira ngo umunsi tuzahamagarwa natwe tuzumva amazina yacu, maze tugusanganire tudafite ipfunwe. Nicyo dusabiye umuntu wese uri hano. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesu ushimwe kuri nyirihumure mu bihe byose. Ni mu izina rya Yesu bisabye urakoze. Pastori mu itorero rya Anglikani muri diocese ya Cyangugu, ninjye muyobozi wa katedrali mujyi wa Kamembe. Katedrali yacu yitwa twayitiriye Kristo Mwami. Ndashima Imana yaduhaye agakiza muri Kristo Yesu. Ndashima kandi abayobozi baduhaye akanya kugira ngo turye icyo tuvuga kuri mwene data Pst Theogene n'inshuti, umuvandimwe wacu. Namumenye ku ikoranabuhanga bisanzwe, hanyuma nk'umupastori mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize dutegura igiterane kinini, hanyuma nkorana inama n'abayobozi tuyoborana, dukora liste y'abavuga butumwa batatu muri kino gihugu tugomba gutumira. Plan A iba Theogene n'abandi babiri, hanyuma abo twaturwa mu nama barambwira bati muhamagara tukiri ahangaha utaza gutaha ukibagirwa. Ndabwira oya nta kibazo, ndamuhamagara. Yanyitabanye umutima uciye bugufi,
cyane n'ijwi riciye bugufi n'icyubahiro cyinshi kandi ntabwo yaranzi. Hanyuma musaba ko ku itariki 20 na 21 z'ukwezi kwa munani yazaba ari kumwe natwe i Rusizi. Arambwira ati Mushumba mbabarira gatoya mbanze ndebe ko uwo mwanya ntaba narahutanze. Hashize nk'imwe tibira arahamagara arambwira ngo ayo matariki kwa gatanu nzaba ndi ku Gisenyi, ariko kwa gatatu no ku cyumweru ndahari nta kibazo. Namusabye ko twamutegera indege ngo aze nta munaniro afite. Arambwira ati Mushumba ntabwo igihe ndimo nzahutse vuba, ntabwo nakwemera ko muntegera indege, mfite umuryango, mfite abana b'imfubyi, ayo mafaranga mwari kuzanageramo indege nzayazamuramo ibirayi nyazamuremo n'amakara ndebe ko abana Imana yampaye mu rugo bazabaho. Yaraje hakijijwe abantu benshi cyane. Uyu munsi muri katedrali yacu harimo abantu benshi bakiriye Kristo umwami n'umukiza, benshi barabatizwa, bamwe batangiye kujya mu makorari, abandi bari gukorera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Twakomeje kuba inshuti nge nawe nk'umuvuga butumwa mugenzi wanjye. Hanyuma umunsi umwe arampamagara agiye Bukavu, asiga imodokari, tumubikira imodokari, ndamutwara mugeza ku mupaka, aragaruka tugomeza kuvugana. Namuhamagara akambwira ati urushaka kumwira nzaze ryari. Hanyuma ejo bundi mvuye muri siporo mu gitondo, n'umunsi wambereye mubi, ntabwo nemeretse kubabara mu buzima bwanjye, nari mberutse kera. Mvuye muri siporo ndi mu cyumba mfata telefone, ndebye kuri Facebook yitwa Plaisir, no muramuzi, mbona yavuze ngo Theogene yitabye Imana. Plaisir ko nzikara umurokore atangiye gukabya nk'abandi gute. Hanyuma ndebye ku bindi binyamakuru bindi, ndebye kuri za stars n'izindi, mbona Theogene yagiye. Mpamagara umugore ndamubwira nti mbabarira numvisha ibintu, undebere niba ndasinziriye. Niba nsinziriye basi nshimira Imana, niba nsinziriye, ariko niba ndasinziriye umfate. Nza kumva ari byo, kubyakira birananira, kwakira urupfu rwa Theogene byarananiye, kandi murabona imyaka mfite. Naje kubyakira nimugoroba, ariko ari Imana ingisangiye, irambwira ngo mwana wanjye Alphonse humura, umugaragu wanjye namucyuye, komera. Ndabyakira, nubashimiye Imana. Bavandimwe, diocese ya Cyangugu y'Abangirikani, tubuze umukozi, tubuze umuvandimwe, tubuze inshuti. Ntabwo mwahombye mwenyine, natwe twahombye, kuko yari inshuti yacu, yari umuvandimwe wacu. Brother Theogene, rest in peace. Rest in peace. Much love, much respect. Mami ihangane, Imana irakuzi, Imana umugaragu wawe yakoreye ntabwo izakoreka, ntabwo izagusiga. Imana ibamugisha. Tabuja nzamukorera ntacogora, nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisajya mpaninyira, haza mpamagara ngeze mu ijuru, ubwo azahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu nashimwe. Yobu yaravuze ngo nubwo yanyica nzapfa nkiyiringira. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo inzira zayo nzazikomeza. Arangiza aravuga ngo kandi ni ukuri ntabwo nzigera nikuraho ubunyangamugayo. Turashimira Imana kubw'umukozi wayo Theogene. By'ukuri impamvu mpagaze aha, ndashimira Imana. Ahantu mpagaze nahagaze muri 94 mu kwezi kwa karindwi, tariki nyirango hafi 30, ngeze muri iki gihugu
iri torero niryo ryanyakiriye hano mu Gakinjiro. Ndashimira Imana mu ivugabutumwa Imana yagiye dushoboza twagiye dukora. Ubu hari hageze igihe cy'uko umuntu yatangiriye mu rusengero akanasozereza mu rusengero. Mpamvu mvuze ibi ndagira ngo ababene data bose baherekeje Theogene, uwagize umugisha wo gutangirira mu rusengero azagire n'umugisha wo guherekerezwa mu rusengero. Iryo jambo rikuru mbabwira. Irindi jambo mvuga ryatumye nza guherekeza Theogene. Theogene ntabwo yari uwo mu itorero rya ADEPR gusa. Theogene yari uwa bose. Yari uwa bose. Theogene ndi mu bantu bajya bagerageza gushyira ivugabutumwa mu bitangazamakuru cyangwa se ku mateleviziyo n'amaradiyo, ariko hari abantu bajya bigisha ngahita mfunga radiyo mwumva birandya mu matwi, mwumva ni nk'umuntu ututse undi igitutsi ku mubyeyi we bitewe n'uko bacurika Bibiliya yera. Ariko Theogene ari mu bantu nkurikirana ivugabutumwa rye nkagira inyota kuva atangira kugeza asoje, kubera ko avuga ijambo ridafunguye, kuko muri iki gihe abantu basigaye bafite ijambo bongeyemo amazi bafunguye ritakiri ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Ariko Theogene yari umuvugabutumwa wuzuye. Niyo mpamvu bitantera isoni guhagarara ahangaha ngo mvuge. Hari abantu bataha ukabaherekeza gusa kuko ari abantu b'Imana, ariko ugatinya gutanga ubuhamya. Ariko nshimye Imana kuko ntatinya guhamya Theogene ko ari umuntu w'Imana. Theogene twagiye dutegura ibiterane mu rwego rw'ubumwe bw'amatorero mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri Nyarugenge byo kurwanya ibiyobyabwenge. Theogene agategurwa nk'umuntu ubifitemo ubuzobere kubera yabibayemo, agatangamo ubuhamya cyangwa akigisha, imitima myinshi igahinduka. Umuntu nk'uwo akwiriye guherekezwa nk'uko. Imana ihabwa icyubahiro. Theogene yari umukozi w'Imana utirebaho, urenga imbibe akareba n'abo yasize inyuma. Theogene yari umuntu usangisha ubutumwa. Ni ukuvuga ngo hari ubutumwa tugira bwo mu nsengero tuyobora, ariko hari n'ubutumwa usangisha abantu hanze batajya bagera mu nsengero. Theogene rero afite ubutumwa burenga imbibe zo mu nsengero, ahubwo bukabusangisha abantu aho baherereye kugira ngo ahubwo baze mu nsengero bavuye aho hanze. Iryo niryo vugabutumwa Imana idusaba muri iki gihe, kuko isi ifite miliyari zigera ku 8 uyu munsi ikeneye abantu bagira ivugabutumwa ryagutse. Imana ishimwe ko asoje neza. Arababaye nibyo, ariko aratashye nibyo, umuryango urababaye nibyo, ariko nubwo bimeze gutyo, umuryango komera, mukomere. Umubyeyi we yavuze numva ni umukristo, umugore we yavuze numva ni umukristo. Imana ibaho umugisha ko asize abakristo, kandi iri torero ringana gutya natwe turimo turi kumwe, tuzabafasha mu byo dushoboye. Imana ibaho umugisha. Amen. Karibu pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu, kandi mboneho uyu mwanya wo kubakomeza, kubihanganisha inshuti n'abavandimwe, umuryango, by'umwihariko n'itorero Umushumba ndetse n'ubuyobozi bwose bwa ADEPR. Imana bakomeze muze umuntu w'intwari. Wenda ndavuga gatoya, ntabwo ari wanyu gusa. Umwami Yesu yakiriye, yatumye arenga kuba uwo mu itorero rimwe, ahubwo abo mu mubiri wa Kristo muri rusange. Turi hano rero kugira ngo tubihanganishe, tubakomeze, ariko tunatange n'ubuhamya n'ijambo ry'inkomezi cyarikomeza imitima abantu bose muri rusange. Nitwa Olivier Ndizeye, ndi umushumba w'itorero Zion Temple Intarama mu karere ka Bugesera.
ntagipfa nk'uko ngira ngo ikiganiro cya nyuma abakiranutsi yakoze mu minsi yashize yagikoze ku wa gatandatu ndabigarukaho hakizwa abantu 371 cyabaye ku wa gatandatu yitaba Imana ku wa kane ni icyumweru cyari kitarashira munyemerera ariko somera ijambo bari barisomye ariko ni byiza ko nigarukaho nakoresha umwanya munini ariko N'Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 ndasoma 30 gusa kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo niyo bazabanza kuzuka 17 maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamubuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose umurongo wa 18 ngo nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo amen. Ijambo ngira ngo wenda muze gusigana cyane ni mu wa 18 wa Paul yavuze ngo mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Mbwira mudamu wa Theogene abashumba inshuti n'abavandimwe muri ahangaha nta kindi kintu gishobora kumara umubabaro w'umuntu wabuzuwe keretse kumubwira ko umwami Yesu yatsinze urupfu azazuka n'abamwizeye bose bazazuka. Umwanditsi yaravuze Paulo ngo nimuvuga amagambo nibwo muzaba mumarana umubabaro by'ukuri ibindi bishobora kurangira ariko aya magambo ya Paulo ni ashobora gushubya koroshya umubabaro umutima nuko umwami Yesu yazutse. Ndi hano rero kugira ngo nshimire Imana bw'ubuzima bwa Theogene twamyanye mu minsi yashize si igihe kinini cyane gishize ni nk'umwaka benshi bamuzi kuri YouTube nyine yigisha ariko igihe twahuriye nyamugutse kwa 6 umwaka ushize ikanomba ahantu mu giterane twari kwigishamo twembi yigishije mbere ndagusoza hanyuma ariho yigisha mu buhamya atanga numva hari ibyo Imana yambwiye kumufasha gukora ku buzima bwe ndabikora nyuma y'igiterane twigisha twembi turasuhuzanya duhana nimero twemeranya kuba inshuti turatandukana nyuma yaho mu by'ukuri ntago neza ubuzima bwitebwe cyane uko twahuye nyuma rero twaganira ubuzima bwinshi bwimbitse bw'ubuzima bwe ubwo bwinshi muzi ndetse n'ibyo twemeranyije gukora ku buzima bwe turabikora. Nyuma yaho twaje gutegura mbere y'igiterane twaje kuganira mbonye kuri ikibazo yuko bamubaze bamukoreye operation sineza ibyo aribyo ndamwihanganisha hanyuma twongeye kuvugana ansonera nyir'izindi byamayeho byose uko biteye hanyuma nanone numva iby'Imana bishyira ku mutima kumukorera turabikora ariko tuvugana ijambo rimwe rikomeye ngira ngo uyu munsi wenda ngarukeho cyane yarambwiye ati Mushumba abantu bagara imbere y'abantu benshi dukora umurimo tujya imbere y'abantu benshi tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira ngo tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira ndambwira nti nibyo koko abantu benshi baradukunda bashimye dukora nibyo tuvuga ariko iyo bigeze ahantu ukenera inshuti y'inkoramutima urayibura iyo babaye kenshi ubabara wenyine aribyo nsaba ko Imana uyu munsi dufasha gukemura niba Theogene ari inshuti ab'inshuti ahari atanahari nibwo tuba inshuti nyakuri ndambwira Theogene humura rero iryo jambo ndaryumva nge nzakubera inshuti magara nzakubera inshuti magara inshuti irenze wowe inshuti y'umuryango wawe. Byarakomeje twaje kumutumira mu giterane twe dufite kirwanya cy'ubutumwa bwiza ariko turwanya ibyo bwenge numva Imana ikize ku mutima ko nzamutumira ngira ngo n'umushumba twarabiganiriye muri office tujyana ibihe by'igiterane n'umwe n'amavuta baje kuvuga ubutumwa bwiza byegereje ndaza gushimira umushumba umushumbye ku Muhima yaje kumbwira ko
asanze bigonganye na gahunda y'ivugabutumwa rindi yari afite mu majyepfo. Arambwira ati Mushumba, mu mutima urababaye yuko ntazaboneka kandi uri inshuti yanjye. Arambwira nta kundi, bibaho, ubahusha ubuyobozi n'abashumba bakuyoboye, ibindi Imana izaca inzira. Haciyemo iminsi rwose nta nyine gushaka undi mwigisha uzigisha kuri iyo teme, yaravugaga ngo urubyiruko ruhindutse ruhindura sosiyete, niyo ari teme tuba dufite. Hanyuma aza kumpamagara haburi nk'icyumweru kimwe, ati Mushumba, ndaguhamagaye n'umutima uciye bugufi yoroheje cyane, nkubwire ngo umbabarire ko nasaga nk'uwagutengushye, ariko ntibyera mu bushake bwanjye, nagomba kubaho ubuyobozi bwanjye. Theogene afite umutima woroshye uciye bugufi kandi wumvira ubuyobozi bwe. Arambwira ati ariko Imana ikoze igitangaza, mbonye kuri ya munsi tariki 17 nzaboneka. Ati rero ni ukuri niba arabonye undi uzakomeza umwigisha ufite, ariko numva nshaka kubahuka ku mutima nkakubwira ko mbonetse noneho. Nushima kunkoresha nkavuga ubutumwa bwiza nzabikora nezerewe, ariko niba arabonye n'undi ni ukuri umutima wanjye urakeye yuko nta gutengushye ahubwo noneho mbonetse. Ibyo bintu byashenguye umutima wanjye. Naravuze Mana, abantu nk'aba bacyubaha Imana n'umurimo wawe baracyabaho. Bambwira Pastor, rwose imiryango irafunguye, umpamagaye mu gihe gikwiriye, niyo ntarabona undi kandi nashatse undi numva ukwiriye nkawe sinamubona, none uzaze. Umutima yaranezerewe kumva afite umutima umeze utyo. Simbutse gato ku gatandatu mu gitondo saa 3 Theogene yarangezeho. Hari isiganwa ry'amaguru Run for Jesus. Theogene arazinduka mu gitondo guhera saa 3 mu kavuyo kenshi kabirukanka kabahuruye, agumana natwe ajya kumufana mu muhanda. Nawe ukazimuka mu bafana niko abaha chance, niko basuhuza babandi nyine bavuga no ku mihanda, niko basuhuza, niko bahobera. Mu kanya Theogene aza kuvuga ubutumwa bwiza. Theogene yarabwirije, dufite n'ubutumwa bwiza umuntu ku muntu. Igiterane hakijwemo abantu 371. Twari kumwe n'abayobozi bari mu muyobozi w'akarere ka Bugesera, kwa Mutabazi Richard n'abandi bo mu nzego z'umutekano. Ijambo bavugaga ryose baravuga ngo tugize amahirwe yo kumubona imbona nkubone, duhawe umugisha wo kubona Theogene imbona nkubone. Reka mvuga amagambo bavuze. Nyuma niwe kwa yaje kwandikira message arambwira ngo igiterane cyagenze neza, kiradushimishije kandi benshi barakishijwe. Aza kunyandikira arambwira ngo aravugana n'ubuyobozi bwa rehab centers, bira bigo by'ingororamuco. Ni message yari yandikiye umuyobozi ati uyu munsi twateguye igiterane kivuga butumwa kirwanya ibiyobyabwenge, Theogene yabwirije, abantu benshi barakizwa. Turumva tubona ko Theogene ari umukozi mwiza wadufasha agahindura abana benshi bari mu bigo bya rehab centers. Ni mu bishima tuzakora gahunda yo kuzenguruka ibigo byose bya rehab centers. Menye ko Theogene yavuye mu mubiri, mu by'ukuri nabajije Imana ibintu byinshi. Ubuse ambassador twere tubonye ugiye gufasha benshi bigenze biti, gahunda yawe Mana iteye iti. Ariko ijambo ryampumurije ni ryuko umurimo n'uwa Yesu, nuko yahisemo kuwukoresha Theogene. Bivuga ngo Imana izakomeza uriya murimo Theogene hari atanahari. Ariko mbwira umudamu we Asiya, mubwire ngo humura komera, Yesu winjiye muri Theogene waracyari muzima nubwo Theogene adahari. Uwo Yesu aracyakora umurimo we, azakomeza no kuwukora akoresha n'ibirenze biriye. Theogene twahere mu gitondo saa 3, twatandukanye saa 4 n'igice z'ijoro. Uwo mutima uca bugufi wakoze ku mutima wanjye, nje kumuhamiriza ko Theogene ari umukozi w'Imana. Byageze mbere ko tukomeza igiterane, madamu yaje kumpamagara arambwira ati Pastor, niba ndifuza ko Theogene tumwakira mu rugo. Theogene twabonye mu giterane mu gitondo, dukomeza mu rugo turasangira, tujyana mu cyane mugoroba arongera arigisha.
nanone tubona abantu bagera kuri 21 bakizwa bakira umwami Yesu biyongera ku ba mu gitondo. Reka nihute kugira ngo nsoze. Theogene ikintu cyararangiye kuwa mbere, ku cyumweru kuwa mbere nabyukiye mu bindi biganiro, mvuye mu kiganiro ntashye saa sita ndamuhamagara umugezeho ubutumwa bw'itorero, hanyuma turanezerwa cyane twibuka imirimo Imana yakoze. Yamvuga ikindi kintu yasize twari dutangiye gukora kirenze cyo cyari hub center nababwiraga, kugira ngo dusengere n'Imana dufashe kuzagisohoza. Arambwira ati Umushumba, nanezerewe byiza nagiriye iwanyu, mu butumwa bw'umuyobozi w'akarere yari yampaye wo kumushimira. Hanyuma arambwira ati ndumva iby'Imana yambwiye birimo gusohora. Imana yambwiye ko uzankoresha ibikomeye, yambwiye ko izahindura benshi. Ati Umushumba, marangiye icyifuzo cyo gutangira organisation ONG yitwa Inzahuki. Ati ndumva Imana itangiye kubikora, nabonye Imana ishaka kunkoresha ibintu ariko nabuze cyane mbinyuzamo. Ati ejo bundi mperutse guhura n'umushuti yawe, ubwo yambwiye Nikodemu, bashobora kuba aramuzi, Nikodemu Peace. Arambwira ati naho n'umuntu inshuti yawe ambwira ko wambuze. Ati twaganira ibigendanye na plaisir, twaganira ibigendanye nuko natangira ikigo gifasha abana mbana nabo n'abandi bari kure yabo. Ati numvaga Imana ibikira ku mutima ariko mbonye connection n'imiryango ifunguka y'iyo mirimo. Arambwira ati Eugene, Imana iguha umugisha rero, humura nanjye ndahari nzagufasha. Nkora ndi umushumba ariko nkora mu kigo umuryango utegamiye kuri leta ONG. Registration za NGO ndazizi nzikoramo. Nambwe humura, icyo tegura gahunda tubonane, igitekerezo tucyandike tujye mu RGB gukora registration. Theogene twebonye kuwa kabiri nagomba kujya mu majyepfo, havaho kuwa gatanu. Arambwe ati mfite abashyitsi ngiye kujya kuzana kuwa gatanu, nimvayo tuzahure ubiganirize sheri wanjye. Nuko yambwiye ati tuzahura na madame tubiganire, duhuze ibitekerezo, udufashe kubishyira mu nyandiko, tujye muri RGB kwandika. Twavuganye kuwa kabiri, nka saa 8 njya mu majyepfo. Theogene aragenda, hanyuma kuwa gatanu ngira ngo mu gitondo naraye ijoro, nakoze urugendo rurerure rw'ijoro, ntinda gufata telefone, mbyutswa na telefone mbona z'abashumba batandukanye n'abandi dusengana bambaza ngo se ngo inkuru turimo kubona nizo. Ntabwo nabisingiriye, nabanje kwibeshya ko ndari inkuru. Nahise bariho rampaye telefone ya madame, ize kwihamagara numva ntabwo iriho, mpamagara Theogene numva ntabwo iriho, ariko ngiye kubona mbona abantu benshi babyanditse. Ambwira ko Theogene yavuye mu mubiri. Nuko Imana yemeye ko bigenda. Igisonero cy'umuntu nyine biragoranye, murakoze, biragoranye kukibona, ariko Imana nyine igira imigambi yayo. Ijambo ry'Imana nasomye nizera rinyemeza neza ko imigambi y'Imana itaburizwamo. Theogene ntago hari mu mubiri, ariko n'amagufa ya Elisa yazuye abapfuye, ari amagufa ari mu gitaka byaranibagiranye. Imirimo Theogene yakoze izakomeza gukora, izazura benshi bapfiriye mu byaha, n'abino nkuru izagera twese tutagihari. Aya magambo n'ubuhamya bwa Theogene
buzazura abantu, turabahamya babyo. Ndasoza nkomeza itorero, nkomeza umubiri wa Kristo muri rusange, ariko by'umwihariko mbwira Asiya, mbwire ngo nshuti komera, humura. Theogene yakira umwami Yesu utsinda urupfu, kuzuka azazuka nta tushidikanya, Bibiliya bitwemeza. Ariko tuzakugeraho vuba, bari abana bazakomeza kubaho, tuzagufasha rwose, tuzagufasha pe. Ntabwo nifuza gukora commitment hano mpagaze kuri microphone cyane, ariko nk'itorero by'umwihariko Zion Temple Ntarama tuzaza mu rugo tuganire, twumve n'ibindi byifuzo yari afite birenze ibyo twari tuzi yatubwiye, hanyuma tugushyigikire. Kimwe cyoroshye kitaremereye cyane dushobora guheraho nuko bari abana ntawe uzijyanirwa kwivuza duhari. Bariya bose 20 na bangahe ntawe uzanirwa kwivuza duhari. Ibindi ndahamya ntizindikanya yuko ubwo yaba bibuze bw'itorero n'abana cyo bari bafite muri coordination, nihashyirwaho uburyo buzatuma uriya muryango ujyaho, cyangwa se n'inzira byanyuramo, tuzatanga ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo buzagerweho. Ubufasha mu bwenge, mu mafaranga na tekinike tuzabafasha. Ubwo ndahamya ko tuzagira amahirwe no kuganira n'uburyo n'umudamu we yabigumana. Ndumva nsoza rero, reka bakomeze mbihanganishe, kandi mbabwira ngo Theogene yasanze umwami yakoreye, ni umwami wo kwizera udahemuka, n'abamwizeye twese tuzamusanga. Imana ibahe umugisha.